Rekada Kejoni se niyafunzwe Pazomani se we niyafunzwe aha aho banza hari ndimo ndakabya kugira ngo inkuru iryohe wapi nagaru gukabya byo mvuga n'ukuri ubwo narindanye n'umumotari yamaye agashamwa abantu mwe keza karyoshye yambwiye ati se video za y'amana babarazibonye nanjye ndijisha ni wapi nazo nabonye pe nani izo nzi ati y'amana w'umuhanzi niwe turi kuvuga ndamubwira ati se nizihe zimbwire rwose uri kunyicisha amatsiko sambwiye ati rero uri umukiriya wanjye wanyishyuye neza kandi nanjye ahantu mujyanye ndakugeza bavu ariko nibihagije nomero yawe mushyirireho video za y'amana ati mfite episode 7 nanjye kimara kumbwira episode 7 kandi nziko neza nabonye video imwe y'iminota 5 ndavuga ati ibi bintu birashoboka ra aho nagaruka kubabeshya neza pe episode 7 yasazima iyo bamugiye kuzibereka zose mukazireba kuva ku ya mbere kugeza ku ya kabiri ariko mbere yuko tureba izo episode iya mbere yo mwamara ibonye mumanze murebe Wiki. Yeah. Question. Let's go by English. Oh yeah. n'izindi episode za kabiri ariko hafi aho ngaho turi bwaze no gukina abanyamakuru bamwe na bamwe nk'aba ngaba turaza kubakinamo mubanze murebe nako aba banyamakuru ibintu bari kuvuga bijyanye n'ibya y'amano bari kuvuga uburyo ki abahanzi bafunzwe Kejoni yafunzwe Pazomani yafunzwe ese ubundi Pazomani bari kumufungira iki ko bari kuvuga ngo yafunzwe nacyo reka nyibabwire Pazomani bari kuvuga yuko ariyo baba barasohoye ziriya video za y'amano akazishyira hanze yamara kuzishyira hanze zigahita zikwirakwizwa hifashishwa urubuga rwa WhatsApp hanyuma urwo rubuga rwa WhatsApp rero Pazomani bakaba bamujyanye akaba ari kwivugira ahagaze ati nge ntago ndi gusaba imbabazi nyeneye umunyamategeko umuvugizi wa RIB polisi y'u Rwanda nyine muramuzi yitangarije yuko Pazo bamufunze ariko nta kintu na kimwe aratangaza tutagiye kure n'uyu nguyu witaka John nawe bahise bamujyana kuko y'amano nawe yamuvuze
yihagazemo mu bantu ashobora kuba ari gukeka. Ariko hari ibintu ribu yavuze ngo mujye mujya gukora akabariro mwafunze fone nimwifata amashusho kuko nk'aya mashusho nimwe mwayifashe kandi nta wundi mumaro yari afite uretse ayo gusenya abantu no kubahemukira. Nk'uko ubu tuvugana hari abantu babiri bafunzwe bakurikiranaho icyaha cy'uko Yamano Yamano yakoze ibintu hanyuma aya mashusho bakaza kuyakwirakwiza. Uko byagenze rero Yamano yabanaga n'uyu mutipe witwa Pazo, baza gutandukana. Yamano agiye kubana n'uriya mugore we, babaze gutandukana. Pazo kuko yari afite email yahise afata ya mashusho arasohora. Amaze kuyasohora yayasohoye nyuma y'amezi 6, kandi nyuma y'amezi 3 mwibuke neza yari yarakoze ikiganiro avuga ngo nta video nimwe y'urukozi mfite. Aka kantu ko mukazirikane nuko hashira amezi 6 Pazo abasohoye video ariyo yiriya ya Yamano yambaye ubusa ari kwikinisha episode 7 nk'uko umumotari yazimaye. Rero ndagushimiye wowe ukomeje kujya wakora subscribe ugafungura inzogera nawe utakabisha ushaka video episode 7 z'Amano, kuko iyi niyo ya mbere naberetse, niyo isa naho batambaye ubusa. Kandi murabizi gukina video wambaye ubusa kuri YouTube n'ibyemewe. Unyandikira kuri WhatsApp